Ikibuzi cy'umunezero season ya 6 episode ya 3. Ubushize Rosine yarabwiwe ko ameze neza ko ashobora gutaha. Papa Rosine we yari yataye akazi aze gushaka umukobwa we. Rosine nawe yari yahangayitse ndetse atanumvikana aho ari umugabo we kubijyanye n'uburyo umwana we yafashwe. Ko twasize se basa n'abatongana byahereye. Reka dukurikire. Nyuma y'uko abwiye muganga ko ameze neza, Rosine yavuye mu bitaro maze ajya kuba kwa Jacques. Bageze mu rugo basanze mama Jacques arimo atunganya ibintu mu gikoni, barasuhuza maze nawe arasohoka arabasuhuza maze abwira Jacques ko yakwereka Rosine aho yaba aryamye kabaruhuka. Yamweretse icyumba yabaruhukiramo maze arabareka ngo we baganira. Rosine ati, gusa afite mama w'umwana mwiza. gute se? Ibi ni bisanzwe na mama we yabikora. Keretse niba mama uvuga atari uwo nzi. Ibi bikora bake rwose. Ubu se aho navuye banyirukanye ntago ari ababyeyi, ariko gusa mpora nibaza icyo batekereza batari kumbona imbere yabo. Rosie, ibyo bivamo bitekereza. Wibuka ko muganga akubije gutekereza cyane kubera unatwite. Bakiri kuganira mama Jacques yarakomanze abazana ibyo kurya maze ahaguruka ku buriri aramufasha anasaba Rosine ko yabyuka maze agafata amafunguro. Mama Jacques yasabaga ati, ese mwana wa wasanze ndi mu gikoni ariko nibagirwa kukubaza uko umeze. Meze neza cyane, dore umuhungu wawe ntacyo aba atakoze ngo mere neza. Ubu ndumva rwose ndi gukira nta kibazo mfite. Jacques ati, aha, bireke rwose kurwaza Rosine bisaba kwihangana. Bose barasetse maze mama Jacques aravuga ati, yego twakise kandi. Nuko Rosine aravuga ati, mama, wimubaza kuko bagiye kumpimbira. umva ukuntu bitangurana yo kugira ngo ntabivuga. Mama, rero kureba Rosine aha ubu nta kanyanda kamwe kabi, nta nubwo agerera mu mwana atwite. We yashaja, buriya burozi nari nariye bwari bubi cyane bwageze mu nda burabaga, kuko nakozaga ikintu cyose mu kanwa nkumva ngiye kukigarura. Ubwo rero nkahitamo kubireka kandi wowe narabikubwiraga ntubyumve. Mama Jacques yahise avuga ati, mureke Jacques ntago azi abagore batwite ingorane bahura nazo. Buriya ntago aba yanze kurya kuko buriya nta muntu usonza cyane nk'umuntu utwite, kuko erega buriya aba yigaburira n'agaburira uri mu nda, ubwo nuko mu nda hatari hameze neza. Ntabyo reka nyine mama kuvugire, none se nabigenza nte? Bakomeje kuganira ubona ko Rosine yakize kandi yongeye kubona umuryango yisangamo. Bamaze kurya nta mwanya washize na murumuna wa Jacques nabo barahageze avuye ku ishuri. Yasanze Rosine asubiye kuryama, gusa ariko abanza kujya kumusohoza maze aramureka araryama maze ajya kureba umuvandimwe we ngo amubaze amakuru y'iminsi yari amaze atari mu rugo. Baraganiriye maze murumuna we aramubaza ati, ariko se ko umuntu uri kunanuka cyane mwana? Ese ubwo wabura kunanuka koko? Gusa nyine amajoro narayaraye, ubu irondo ry'ijoro nanjye narishobora. Ubwo rero ugiye kuzajya urara uturaririye kuko ndumva umaze iminsi witoza. Sha bireke. Ahubwo se ku ishuri abanyeshuri twigana bagezeho bitegura ibizamini. Ko mbona bagiye gusarasa ahubwo uzasanga baragusize. Umva, ejo nzabyukira ndumva bimaze gukara. Mu gitondo cyakurikiye Rosine yarabyutse ajya koga maze asoje asanga Jacques yamaze kumutunganyiriza ibyo kurya bya mu gitondo. Yatangiye gufata amafunguro maze asaba Jacques ko yaza akamubwira, dore ko yari asohotseho gato nkugana mu gikari. Rosine yahise amubwira ati, rero ntabwo ndi bukomeze kuguma hano, ndagira ngo njye gushaka ahandi ndabandi. Ahandi se kandi waretse ukaguma hano hari ukwirukanye? Oya ntawe unyirukanye, ariko byaba byiza ntagumye hano kuko mva nkubwire rwose maze gukabya kukuvuna. Umvuna utese ubwo? Ja, ntabwo nyoboye kuri mu wa 6, ugomba kwitegura icya leta, ugomba kuva muri ibi ugakurikirana amasomo yawe. Sinshaka kumva ko watsinzwe ari njye wabiteye. Byambabaza cyane. Reka ngende, hari aho ndi gutekereza najya kandi ndabizi ko ntacyo hantwara. Ubwo saho ni? Ndajya kwa nyogokuru ubyara mama, niho honyine numva najya kandi nkaba ntuje. None se ubwo mama we namenya ko ari huri? Bitwaye iki se kuba yabimenya? Erega nawe agomba kunyitaho yarambyaye, kandi ubu ndabizi arahangayitse kuko nawe yarambuze, ariko sinakora ikosa ryo kujya iwe.
kuko hatuma nibuka byinshi binsubiza inyuma. Nta kibazo niba wumva wahajya kandi ntugire ikibazo, gusa uzamubarire witeho, wite no ku mwana. Ndifuza ko uwo mwana avuka yuzuye kandi ari muzima. Nzabikora cyane kandi warakoze cyane, ni ukuri kunyitaho n'umwana wanjye. Wakoze inshingano zagakozwe na se, ariko byose warabyikoreye urandeberera. Imana izaguhembe Ja. Ni ukuri uri intwari, witaye ku mwana utari wawe kandi uri umwana ukirerwa. Imana izagukubira ibihwanye n'ibyo wakoze, kuko njyewe uranzi ntacyo mfite ngo nguhe nk'igihembo, ariko nanjye nkwijeje ko mu gihe nkihumeka nzakwitura. Ese kuvuga nk'unsezera wagira ngo ntituzongere kubonana na rimwe? Nubwo ugiye ariko ngomba kuzajya menya uko umeze. Rosine yamaze kwitunganya maze baramuherekeza agana kwa nyirakuru. Ubwo Jacques yamuherekeje nawe agiye ku ishuri. Nyuma y'iminota nka 50, Rosine yarageze kwa nyirakuru ubyara nyina. Ubwo nyirakuru aho yari ari muri salo hamwe n'umutware we, yumvishe ukomanga maze abaza papa Aline ati, ariko nta muntu wumva ukomanze? Yego namwumvise. Reba uwo ari we. Nyirakuru yagiye ku rugi maze ararunguruka, ahita akubita amaso abona na umwuzukuru we, agira ngo abaye nk'ubonekewe. Yahise afungura vuba ngo arebe niba koko uwabona ari Rosine, maze asanga ari we, ahita amuhobera. Ariko kubera ko Rosine aribwo yari akiva kwa muganga, yabonye ko atameze neza. Yamusabye ko yakwinjira mu nzu, maze asangamo sekuru nawe aramuramutsa. Sekuru ati, uraye ko iminsi myinshi di? Ariko ndabonekerwa cyangwa? Niko Rozi, amakuru ma? Rosine yahise amusubiza ati, ni meza. Nyirakuru ati, ubuze uvuye ko abantu bose bari barakubuze? Icyo nakubwira ni uko mvuye kwa muganga, maze iminsi mu bitaro, mazeho iminsi igera muri 2. Abo babyeyi barumiwe kumva umwuzukuru wabo yari amaze iminsi arwaye kandi nta n'umwe ubizi. Sekuru yahise avuga ati, nahise Rozi, byagenze bite ngo ugiye mu bitaro? Mumbabarire sinabasha kubibasobanurira kuko ni urugendo rurerure rwose. Gusa mbasabe ntihazagira umuntu wo kwa papa mubwira ko ndi hano. Nyirakuru ati, ndabyumva rwose mwana wa, bariya abantu ntibigeze bakubanira pe, kwifata bakakwirukana koko nuko umeze? Ubu njye nta mbaraga mfite, nje hano kuko ariho nakekaga ko nabona uko nduhuka, kuko aho ngeze aha nabonye nta handi banyeneye nigira inama yo kuza hano. Kandi n'abandi bose yaba na mama, mwe muretse kubabwira ko ndi hano. Ndabyumva mama arahangayitse, ariko nshaka kubanza nkaruhuka mu bwonko. Ubu njye sindasobanukirwa rwose. Mama ari shaka kugufasha Rosine aryame, umushakire n'icyo ashyira mu nda. Nubwo byari bigoye, bamwemereye ko nta muntu babibwira. Mama ari neretse Rosine aho abaryamye kuko yari arushye bigaragara, maze asohotse mu cyumba ahita ajya gushyashyana mu byo guteka ngo arebe ko umwuzukuru we yabona imbaraga. Nyumva akadomo rwa. Ku rundi ruhande, ise wa Rosine we kubona umukobwa we yakomeje kumubera ihurizo kubera ko ntawe yumvaga afite ubimufashamo ngo amubone. Yatekerezaga uko Rosine yababayeho ntabikorere neza, aho atari kumwe n'ababyeyi be cyangwa se n'uwe mu muryango n'umwe. Atembera urugo rwose ari nagatekereza icyo agomba gukora, maze aza gusanga umukozi wabo ari koza amasahani, maze aramwegera ngo agire icyo amubaza. Yaramuhamagaye maze ati, ese ko wakundaga kuvugana na Rosine cyane, ntabwo koko wamenyera aho yaba yaragiye? Ntabwo yaba yarakuganirije mbere yuko agenda? Oya, ntabwo namenya kuko bamwirukanye bwije. Ntabwo namenya ngo yerekeje. Ubundi se ubona impamvu yatumye bamwirukana ari iyihe? Sinamenya neza kuko akenshi sinkunda kubyivangamo, gusa ahanini urebye ni ukutumvikana kwabo, kuko rwose njye nta kosa nabonaga kuri Rosine, kuko bitewe n'ukuntu twaganiraga numvaga ntacyo bamuziza, kugeza n'ubu rero sinakubeshya ngo hari icyo nzi bapfuye. Nyine njye ndashaka kunsobanurira, ajya kuva hano yahuye bamubwiye gute? Yavuye hano mu gitondo ajya kwa muganga. Yavuye rwose abimbwiye ko ariho agiye. Niba rero hari aho yaciye agatinda sinzi, gusa aje nibwo bamwirukanye. Ndetse bari basanzwe bamubwira nabi? Ntabwo byabura. Rosine bamubwiraga nabi cyane, kandi bitewe n'agahinda yavanye muri iyi nzu, sinzi ko yagaruka muri uru rugo.
Rosine yumvishe umujinya umwishe, yumva abuze icyo akora ndetse abura aho ahera. Yumvishe ko yatereranye umwana we kandi ari we muntu yahungiyeho ngo agire ubuzima bwiza, azabone uko abyara afite umufasha. Ubwo bari muri ibyo, David we yari ari kumenyera gereza ndetse yarabaye nk'abandi bose yahasanze. Yahoraga yicuza guhohotera umwana w'umugore we ndetse akanamwihakana. Kuba kure y'umuryango, inshuti ndetse n'abavandimwe biri mu bintu atajyaga amenyera. Yahoraga atekereza ko umugabo yari we mbere yo gushukwa n'inshuti, akumva agahinda karamwishe. Rimwe yicaye arimo asoma isomo rimwe ryo muri Bibiliya, urinda gereza yamubwiye ko hari umuntu uje kumusura. Arasohoka ariko yumva afite amatsiko yo kumenya uje kumusura. David ageze imbere ya Kayiranga yahise avugana ugutungurwa ati, ese ni wowe burya? hari n'ise wari utegereje? Ninde se shaho ukinyikoza ngo aza nsure? Naramenyereye numvaga ari n'ibitangaza numvishe ngo wari uje kundeba. Hano se umerewe uti? Ese ubwo nawe urambaza koko? Hano ibintu biba bikomeye, ubu ntiwamenya ibibera mu gihugu, ahubwo mbwira amakuru y'iwanjye. Ese ugira ngo nongeye kuhagera nyuma y'uko bakuzanye hano? Reka sinabikora, ariko umugore wawe njya mubona nabonye yarabaye nabi, ubanza ari uko yakubuze. Bireke mwana, sinzi ko azigera mbabarira we n'umukobwa we. Ubu ndicuza ibyo nakoze, gusa ariko nanone sinakwibagirwa ko nagize inshuti mbi nawe urimo. Ndarengana ariko se gute nagushutse? Rega nawe warakabije. Ubu se tuvuga ko utazi ubwenge bwo kwirinda cyangwa wibagiza ko hanze aho byakomeye iyo bibaye bakagufata bagukatira imyaka myinshi. Reka ibyo tubyihorere, n'ubundi byararangiye, ntacyo wakora. Gusa wambwira ahubwo ko Rosine ari kurwana n'inda yawe. Ese uribaza gutyo bumfasha iki nk'inshuti yanjye? Ubu se uje wari uje kunshinyagurira ko nakoze amahano nkaba ndi muri gereza? Umbwiye se uko Rosine ameze cyangwa umugore wanjye? Mbabarira uve hano niba ari ibyo byari bikuzanye. Burya ngo bavuga ibigoramye imihoro ikarakara. Kayiranga uyu se ko akomeje gusonga David aho ntashaka kumwiyebesha burundu? Nawe utaha. Icyo gice mumaze kumva cyanditswe na Yvette Iradukunda, kinononsorwa na Dominique Kubwayo, yasomwe na Jessica Manzi Mugeni ndetse na Samuel Dushimimana. Amajwi yafashwe kanatunganywa na Izerimana Fiacre. Tubibutse ko mu gihe inkuru iramutse gucitse ushobora kujya kuri YouTube channel yacu yitwa Nyumva, hanyuma warangiza ugakora subscribe. Mwakoze kudutega amatwi. Nyumva _ ntukicwe n'irungu.